Mu gitondo cyo kuri iki cyumweru ku itariki ya 7 y'ukwezi kwa 12 mu mwaka wa 2025 abaturage muri Benin babyukiye ku rusaku rw'amasasu cyane cyane hafi y'ingoro y'umukuru w'igihugu. Imihanda yari yuzuyemo imodoka za gisirikari ntawemerewe gutambuka. Mu minota mike abasirikare bake bagiye kuri televiziyo y'igihugu batangaza ko President Patrice Talon yakuwe ku butegetsi. Ubwoba bwahise butaha abatuye Benin cyane cyane umurwa mukuru Cotonou. Bamwe bibazaga ikiza gukurikiraho dore ko hari hasigaye amezi 5 gusa ngo President Talon asoze manda ye ya kabiri yemerewe n'amategeko ashyikiriza ubutegetsi undi mu president uzatorwa binyuze mu matora. Ibyishimo bya Lieutenant Colonel Pascal Tigri wari umaze kuvuga ko yafashe ubutegetsi ntabwo byamaze kabiri, kubera ko nyuma y'amasaha make Ministre w'umutekano yagiye kuri televiziyo y'igihugu avuga ko abagerageje guhirika ubutegetsi bwa Talon baburijwemo. Umutekano ukaba wagarutse mu gihugu. Bamwe mu basirikare bakekwaho kugira uruhare muri ako kavuyo bamaze gutabwa muri yombi. Nibyo Talon yisubije ubutegetsi aburizamo coup d'etat yari igiye kuba iya kabiri ikozwe mu burengerazuba bwa Afurika mu gihe kitageze ku byumweru bibiri nyuma y'iyakozwe igakunda muri Guinea Bissau. Icyakora biremezwa ko byabaye ibyo kwica gitera ntiwice kibimutera, kubera ko akenshi coup d'etat ziba zifite impamvu zabaye, impamvu ishingiye ku bibazo igihugu cyari gisanganywe kandi bishingiye ku miyoborere. None kuri iyi nshuro Patrice Talon yarazize iki kandi abura amezi make ngo ave ku butegetsi? Ubundi politiki ya Benin ihurira he n'ihirikwa ry'ubutegetsi rya hato na hato ryagiye rigaragara mu bihugu byinshi bya Afurika? Nayahe makosa ya gisirikare abashatse guhirika President Talon bakoze yatumye batagera ku cyo bifuzaga? Reka tubivugeho. Je nitwa Ismail Mwanafunzi. Ibitabo How to Stage a Military Coup cya David Hebditch ndetse n'ikindi cyitwa How to Prevent Coup d'Etat cyanditswe na Eric Andobroin bigaragaza ko ubusanzwe nta muntu ubyuka ngo afate umwanzuro wo gukuraho ubutegetsi, kubera ko ni igikorwa kimara igihe gitegurwa kandi kigakorwa mu buryo bwitondewe cyane, haba mu kugitegura no kugishyira mu bikorwa. Bisaba ko abateguye coup d'etat babanza kwiga uburyo bazagera ahantu y'ingenzi mu gihugu hakorera inzego zikomeye z'ubutegetsi, uburyo bazagenzura ibikoresho by'itumanaho nka radio na televiziyo, ndetse n'uburyo bwo kubanza kumvisha abasirikare bagenzi babo ko ubutegetsi bwahiritswe. Igihe cyose mu gisirikare mutarabyumva kimwe ngo amahirwe yuko guhirika ubutegetsi byaguhira bari make cyane. Aya mayiri ya coup d'etat abanditsi bagaragaje ubanza ataracengeye cyane kuri Lieutenant Colonel Tigri ndetse na bagenzi be bagerageje gukuraho Patrice Talon, kubera ko bagenzi babo cyane cyane abari mu mutwe w'ingabo zishinzwe kurinda president bahise babigarika barabarwanya banabata muri yombi. Uyu Patrice Talon warokotse guhirikwa ku butegetsi yabugezeho mu 2016. Yari asanzwe azwi cyane mu gihugu kubera ko n'umwe mu baherwe Benin ifite. Ubwo yajyaga ku butegetsi intego ze kwari ukuvugurura inzego z'imitegekere ya Benin akazijyanisha n'igihe ndetse no gukora amavugurura mu bijyanye n'imiyoborere. Nubwo yagiyeho benshi bamubonamo impinduka, uko iminsi yagiye ishira abaturage barushijeho kumurakarira. Kimwe mu byamuteranyije n'abaturage ni amasezerano yabahaye ayarengaho bidaciye kabiri. Bwa mbere ajya ku butegetsi yari yavuze ko azayobora manda imwe y'imyaka 5 akarekura ubutegetsi, kabone n'ubwo itegeko nshinga ryamwemereraga manda 2. Byageze mu 2021 yaramaze kuryoherwa yiyamamariza indi manda ari nayo agomba gusoza mu kwezi kwa 4 mu 2026. Ku gihe cye kandi yashinjwe kutihanganira abatavuga rumwe nawe kubera ko bagiye bafungwa harimo n'abahoze ari inshuti ze. Ntabwo ari ubwa mbere Talon bigeragejwe kumuhirika, kubera ko mu 2024 hari abantu bafashwe barafungwa barimo abacuruzi bagenzi be ndetse n'abahoze ari abaministre, bose bashinjwa gushaka kumuhirika ku butegetsi. Aba barafashwe barafungwa ndetse bakatirwa ibihano bikomeye cyane, ibintu byatumye Talon akomeza kugaragara nk'umunyagitugu ndetse bitangira kuvuga ko yaba ashaka gukomeza kwigwizaho imbaraga zizatuma akomeza kuyobora nyuma ya 2026. Inshuro nyinshi Talon yakunze gusubiramo ko nta gahunda afite yo kwiyamamariza manda ya 3, ariko abakomeje gukurikirana imiyoborere ye bakavuga ko batapfa kubyizera, kubera ko na mbere y'2021 ngo niko yavugaga. Igisirikare cya Benin nacyo kimaze igihe ku gitutu. Igitutu gituruka ku kuba ibihugu bituranye nacyo birimo Burkina Faso na Niger byugarijwe n'imitwe y'iterabwoba ikomeza kugenda yigarurira ibice byinshi. Guhera mu 2021 iyo mitwe yagiye igaba ibitero mu majyaruguru ya Benin bikagwamo abasirikare n'abasivile. No muri uyu mwaka wa 2025 igitero gikomeye cyarabaye ku mupaka uhuriweho n'ibyo bihugu uko ari 3. Ibi byatumye Talon akora impinduka zitandukanye zigamije kongerera igisirikare ingufu zo guhangana n'ibyo bibazo by'umutekano muke. Zimwe muri izo ngamba zafashwe harimo gushinga amashami mashya mu nzego z'umutekano ndetse n'imitwe idasanzwe igamije guhangana n'ibikorwa by'iterabwoba ku mipaka.
ubu buryo bwo guhindagura cyangwa se gushinga imitwe mishya mu nzego zishinzwe umutekano ni ibyo kwitondera, cyane cyane ko bishobora gutuma habaho kwivumbura nk'uko bisobanurwa mu gitabo How to Prevent Coup d'Etat cyanditswe na Eric de Bruin. Agaragaza ko akenshi iyo abayobozi batangiye kwikanga kw'inzego basanganywe z'umutekano zidashoboye cyangwa se ko zishobora kubahinduka, usanga barema indi mitwe yihariye ibafasha gucunga izo nzego zindi z'umutekano. Rimwe na rimwe ugasanga iyo mitwe mishya bahanze ari ihabwa ibyangombwa byinshi kurusha inzego zari zisanzweho. Ibi ngibi bishyira abandi basirikare cyangwa se inzego z'umutekano ku gitutu n'ubwoba, bikanga ko izo nzego nshya z'umutekano zashyizweho zigamije kubakura ku mugati cyangwa se kubatwara ibyubahiro n'izindi nyungu bavanaga mu kurinda umutekano. Ni ibintu abahanga bavuga ko bisaba kwitondera, kubera ko bishobora gutuma abasirikari basanzwe bivumbura, byanaba ngombwa bagategura coup d'Etat kubera ko bumva ko president icyo agamije ari ugutesha agaciro igisirikare. Ibimenyetso by'ibanze muri Benin bivuga ko bamwe mu basirikare bagize uruhare mu gutegura ihirikwa ry'ubutegetsi kuri iki cyumweru ari ababarizwaga mu mitwe y'ingabo yavuguruwe mu minsi ishize. Byashoboka ko wenda icyabateye kwivumbura atari kuba barahinduriwe zimwe mu nshingano, ariko niyo haba hari indi mpamvu nyamukuru, iyo nayo yazamo. Nubwo hari hashize igihe Benin isa n'ituje, ibyo guhirika ubutegetsi ntabwo ari bishya muri iki gihugu cyahoze cyitwa Dahomey. Hagati y'umwaka w'1963 n'1972 iki gihugu cyahuye n'imvururu nyinshi za politike no guhirika ubutegetsi kwa hato na hato, biri no mu byakigizeho ingaruka zikigaragara n'uyu munsi. Coup d'Etat ya mbere muri Benin yabaye mu 1963 ubwo Colonel Christophe Soglo yahirikaga Perezida Hubert Maga. Iki gihugu kandi cyongeye kubamo coup d'Etat mu 1965 ndetse n'1967, ariko yabaye rurangiza niyo mu 1972 ubwo Major Mathieu Kérékou yafataga ubutegetsi. Uyu ari mu barambanye ubutegetsi muri Benin kubera ko yabumazeho imyaka hafi 20. Muri iki gihe cyose Kérékou yayoboye iki gihugu uko abyumva n'uko abishaka, gusa nawe abashatse kumuhirika ntibagiye babura, barimo n'umufaransa kabuhariwe mu guhirika ubutegetsi muri Afurika, Bob Denard, wagerageje mu 1977 ariko biramunanira. Mu mwaka wa 1990 Benin yinjiye muri politike y'amashyaka menshi nk'uko byari birimo gukorwa hirya no hino muri Afurika, ndetse kuva icyo gihe iba kimwe mu bihugu bya Afurika byafatwaga nk'icyitegererezo muri demokarasi. Kuva icyo gihe muri Benin ubutegetsi bwarahererekanwaga binyuze mu matora, ari nabyo byatumye igerageza rya coup d'Etat ku butegetsi bwa Talon ritungurana. Ntabwo byinshi birajya hanze ku cyatumye abasirikare bagerageza guhirika Talon batsindwa, ariko birashoboka ko Talon agifite ingufu nyinshi mu nzego z'umutekano ku buryo Lieutenant Colonel Tigre na bagenzi be batabashije kumva kimwe na bagenzi babo ibibazo bafitanye n'igihugu muri rusange. Igitabo How to Stage a Military Coup cya David Hebditch kigaragaza ko ubusanzwe kugira ngo coup d'Etat igende neza bisaba kuyikora mu gihe gito gishoboka, igakorwa mu ibanga, kandi abayiteguye bakaba bateguye neza uburyo inzego zabo zirutanwa, ni ukuvuga bo ubwabo bamaze kwitoramo abayobozi, buri kimwe kikagira ugishinzwe. Ibyo bikajyana no kubanza gutegura no kwiyegereza abasirikare b'ingenzi bo gukorana nabo mu bigo bya gisirikare, kuba ufite abo murimo gukorana mu basirikare bashinzwe gutwara imodoka z'intambara, abakora mu ishami ry'itumanaho rya gisirikare, ndetse no mu bashinzwe kurinda umukuru w'igihugu. David Hebditch avuga ko ibingibi bijyana no kubanza gusesengura amwe mu mashami ya gisirikare ashobora kuza kwanga kwiyunga ku bateguye coup d'Etat kugira ngo hategurwe hakiri kare uburyo bwo guhangana nabo, ndetse n'amashami byoroshye kwiyegereza bitagoranye. Uyu mwanditsi akomeza avuga ko utegura ihirikwa ry'ubutegetsi aba ameze nk'ukina urusimbi, kubera ko ikosa rimwe yakora byose bihita bipfa, nk'uko byagendekeye Lieutenant Colonel Tigre na bagenzi be. Bimeze nka bimwe by'umugani wa Kinyarwanda, kugiye kurwana asiga ateguye imve ebyiri, ushobora kwisasira uwo wari ugiye gukuraho cyangwa se akakwisasira. David Hebditch nyuma yo kuganira na benshi mu bigeze gutegura coup d'Etat zigakunda izindi zikanga, asobanura ko igihe gikomeye kinatera ubwoba abateguye coup d'Etat ari imbere gato y'ukwiba. Nicyo gihe umutima udiha ku bateguye coup d'Etat bose, ahari naho bamwe mu bayiteguye batangira kugambangirana, bakaba batanga amakuru ku bayobozi bagamije gukiza imitwe yabo kubera ubwoba. Guhangana n'icyo kibazo ngo bijyana no kuba bateguye coup d'Etat babanje kwiyegereza abasirikari benshi ku buryo umwe wabavamo bamurwanya bitagoranye. Ikindi ngo nukugerageza uburyo amakuru ya nyayo y'uburyo coup d'Etat iza kugenda aguma mu gatsiko gato, abandi ukagenda ubabwira amakuru atandukanye ku buryo ntawe umenya neza ibyo urimo gutegura. Isaha nziza ya coup d'Etat ngo ni kare cyane mu gitondo, kubera ko akenshi abayobozi basanzwe b'ingabo baba bakiryamye bataragera mu kazi kimwe n'abasirikare basanzwe.
ni ukuvuga batari muri gahunda, baba bataritegura ku buryo batungurwa. Ni nako byagenze muri Benin, ndetse uzasanga no mu zindi kudeta nyinshi ariko bigenda bikorwa mu ijoro cyangwa kare mu gitondo. Mu gihe abateguye kudeta bamaze guhirwa n'imyiteguro, ngo ikiba gisigaye ni ugushaka uburyo bagera ahantu hakomeye cyane mu mitegekere y'igihugu. Uzasanga kenshi haherwa ku ngoro y'umukuru w'igihugu, ahakorera radio na televiziyo by'igihugu, ku byicaro bikuru by'ingabo, ku kibuga cy'indege na za ministeri. Ibyo baba bagamije ni ukuburizamo ahantu hose abayobozi bashobora guhurira ngo baburizemo uwo mugambi, ndetse no kugenzura ko amakuru agera ku baturage ajyana n'umugambi bateguye. Uzasanga bafashe ubutegetsi ahantu hambere bihutira ari ku biro by'ibinyamakuru bya leta, kugira ngo babanze bumvisha abaturage ko byarangiye. Iyi tekinike kandi ibigamije guca intege abandi basirikare bari mu bigo biri kure y'imijyi, kugira ngo bayoboke hakiri kare batarwanye. Akenshi abasirikare bo mu bice bya kure y'imijyi, iyo bumvise mu binyamakuru cyane cyane bya leta ko hari bagenzi babo banze kwihuza n'abashaka guhirika ubutegetsi, bibaha ingufu zo kwivumbura, nabo bakanga kwihuza n'abahiritse ubutegetsi. Ariko iyo bumvishijwe ko byarangiye, bagira ubwoba bwo kurwana bonyine. Kubanza guca mu itangazamakuru rya leta ni tekiniki ifasha cyane abahiritse ubutegetsi gutegura imitwe y'abaturage hakiri kare, bakayoboka batagoranye. Ibyo kugaragara kuri televiziyo ariko ntabwo bihagije, kubera ko binajyana no kuba wizeye ko ufite ahantu handi hakomeye mu gihugu. Muri Benin, Lieutenant Colonel Tigre na bagenzi be bibeshye ko kuba bari kuri radio na televiziyo y'igihugu bihagije, bibagirwa ko ibiro bya president batigeze babigeraho, ndetse n'abasirikare bandi batari kumwe nabo. De Bruyne mu gitabo cye avuga ko uyu nguyu yari umwe mu myaku ya mbere ku bantu bateguye guhirika ubutegetsi. Iyo wibeshye gato ugahusha hamwe kaba kakubayeho. Ntabwo avuga ko wafashe ubutegetsi utageze ku biro by'umukuru w'igihugu, cyangwa se ngo ube wabashije kwigarurira abasirikare bo mu mitwe idasanzwe, cyane cyane abashinzwe kurinda president. Irindi kosa bakoze ni ugufata radio na televiziyo y'igihugu nabyo ntibabigumane, bikarangira leta isubiye kuri bya binyamakuru ikahavugira ko abashatse guhirika ubutegetsi baburijwemo. Ibi bitera urujijo mu baturage, ariko icyambere byerekana ni uko bari bateguye guhirika ubutegetsi batsinzwe cyangwa se bikiniraga. Biragoye ko abaturage cyangwa se abandi basirikare babajya inyuma bamaze gutsindwa umukoro wa mbere. Muri Benin byavuzwe ko mu masaha ya mu gitondo ku cyumweru hafi y'ingoro ya president humvikanye urusaku rw'amasasu, ariko mu masaha akuze y'umunsi urusaku rwari rwagabanutse. Umwanditsi De Bruyne avuga ko abasirikare nabo ari abanyabwenge, niyo baba bari bakwemereye kukujya inyuma muri kudeta, ngo iyo batangiye kubona ibimenyetso by'uko watsinzwe barakureka, bakirinda kurasana na bagenzi babo. Uzasanga kenshi kudeta zapfubye zitagira inzirakarengane nyinshi, kubera ko abasirikare n'izindi nzego z'umutekano babibona hakiri kare, bakirinda kurasa bagenzi babo. Ni nabyo byabaye muri Benin. Abashatse guhirika ubutegetsi bafashwe byihuse, bigaragaza ko abari bemeye gufatanya nabo bamaze kubona ibyabaye, banze kubarwanira. Bwa buryo twahereyeho bushobora gutuma inzego z'umutekano zivumbura, bumwe bwo kurema imitwe myinshi y'ingabo n'izindi nzego z'umutekano, nabyo ngo ni uburyo bwiza bwo gukumira ko hari abashobora gutegura kudeta ngo ikunde. De Bruyne avuga ko buri rwego ruba rusa n'urwigenga, hakabamo n'ababa ari abatoni cyane ku butegetsi, ku buryo kubahuriza hamwe ngo bumvishe ko bagomba kwemera kukujya inyuma uhirika ubutegetsi bidashoboka. Uko izo nzego ziba nyinshi niko bigora ushaka kuzicengeramo ngo azumvishe ko bagomba guhirika ubutegetsi. Icyaba cyabaye cyose ngo kudeta yo muri Benin iburizwemo, ntabwo bisobanuye ko hatari ibibazo mu nzego z'umutekano z'icyo gihugu cyangwa se mu mibereho y'abaturage, ariko ni ikimenyetso cy'uburyo inzego z'umutekano tano yazubatse neza mu buryo zimwumvira cyane, cyangwa se bikabuswa bw'abateguye kudeta. Uko gupfa kwa kudeta ni amanota kuri Perezida Talon, cyane cyane ko aturanye n'ibihugu bimaze iminsi bikorwamo kudeta, ku buryo kuyisimbuka bimwerekana nk'umuntu udasanzwe. Ikindi bivuze ariko ni amanota kuri Benin, ko ari igihugu gifite amahame ya demokarasi nk'uko byari bimaze igihe byaragihamye, bikaba n'ishema ku gisirikare cy'icyo gihugu, nubwo hari n'abashobora kubifata nk'ubugwari bitewe n'indorerwamo babireberamo. Kuburizwamo kwa kudeta yo muri Benin ni ikimenyetso cy'uko akenshi iyo bitateguwe neza, iyo nta mpamvu ifatika ishyigikiwe mbere na mbere n'abasirikare benshi no kugira ibanga kugera igihe kigeze, byanze bikunze gukunda kwa kudeta biba biri kure. Iyo uteguye kudeta ikaburizwamo ugafatwa, ibikubaho ntabwo ari byiza cyane. Iyo uyiteguye amahirwe yonyine ni ukuyikora igakunda, naho iyo byanze baguhana bihanukiriye kugira ngo bibere isomo n'undi wese wabitekerezaga cyangwa se wanabirota. Igitabo How to Stage a Military Coup kigaragaza ko uburyo bwiza bwo kwirinda kudeta ari ukongera icyizere ubuyobozi bufitiwe haba mu nzego za gisivile n'iza gisirikare. Ikindi ni ukwirinda kurema inzego nyinshi z'umutekano zimeze nk'izihanganye, ku buryo hari abumva ko nta gaciro bafite imbere ya bagenzi babo. Bijyana kandi no gushyiraho uburyo bw'imiyoborere bugaragara, ku buryo abaturage babona ibintu aho bitangirira n'aho birangirira, ntibabeho mu rujijo.
mu gihe abantu batazi neza aho bagana biba byoroshye cyane kubaganisha aho ushaka, ari nabyo abayobozi bagirwa inama yo kwirinda. Ni nta dusoreje iki kiganiro, mwakoze kutwumva.